ukuri. Selimani ntabwo ndishaka kabisa, unyihanganire nyine sibyo kutatsubiza si sha nyihanganire bakwita ndetse hari ikintu wari gukorana wowe mu rugo sha ntacyo nta kintu no twiganiriye twiganishwa mu nayo mukumbi seriye sha cyane akora n'ahantu ari heza byatangiye se ni heza ariko ababo bose ni babi ujya haba wenyine uyambara na meri nahise mu gihe haba wenyine mugenda aza kwiganiriza ahubwo nyine tunari wazi ariko nanjye nari mukumbi igihe cyari gishize tudaheruka sha nawe kireo no muri iyi minsi wari ubwiye stress zari nyinshi nawe sinzi ikintu ruri mu nda baraguhamagara simfatire maze ndi no muri sha wagira ngo mu rugo baranganiye nta kintu mwikora mu nsohoke hanze y'igipangu sha sinzi base y'umubare ukaranyuriza n'akayisimesi kabimbwiye kandi mu rugo ngiye kubafungana umutwe aho ngaho yaba nanyita n'ubundi nari mukumbi ku buryo uyu munsi wenda datashoboye kureba n'ibiryo ntabwo byari kumanuka seriye se seri sha nanjye maze sinzi ko tugwarana ndwara wumve ko mu rugo bari kumubaza ngo wasanga ahubwo naranduye sida bitewe no gukumbura cyane nari nsigaye mwonje narihebye kwibaza ikintu wabaye byarancanze sha nyine tubyari bimeze gutya ningo shana YouTube nyine kuba mubonye ndabikunze nanjye ndishimye seriye shana ari mukunde yirenza ndi kubibona ndikumva ndarara nambaye inkweto kwibuka cyagiye tubura sha ndi kubyibuka nakubonye mvuga uburyo nakuvugisha ntacyo yashakaga kumbwira se byatangiye kimaze iminsi kindemereye mu mutima use ni n'igiki we kubikubwira njya mbura ahantu nahe sha rero namwe murancanga ariko sinzi niba ari rwose ko nimba ariko mumeze ubwo se niko yashatse kumbwira sha ni n'amatsiko abona ndamutse mubwira ko umukunda ese ibyo akaba byo byagutesheje umutwe njyewe nyine ndagukunda urankunda ndanjye wumve ko kubikubwiye zanwaye nk'iminsi 3 ariko biturutse kure we zandanjye cyamva nanjye rero nkubwire cyagiye duhura nyine tusibye amaze iminsi mutekereza niyo mpamvu nyine ariko ati ndagukunda serious nanjye mushina shanerinzi ubwo giye kutanafata na time yawe kunekereza shamaze nawutekerezaga buri gihe cyose igihe cyose nabaga nicaye ndi njyenyine nabaga mutekereza serious shana bikunze ariko zuko nazengurutse n'umukobwa twahuze wasanga ari imana yawe uretse ukunda se wagira ngo waciye mu mashyamba uri kubuza zino kiyana arinze kombe nayo ngombuye kuzitanga yego shana njya kubikundira bimwe birenze ariko shana wumve ko atakuvugisha ngo umutima wanjye akashize kiriya gihe cyose ufite ikintu byazanjye seri yarabuze ibyo nakuvugisha nabuze wowe ni wanjye guhamagara buri hejuru hakurya umbwiye gutyo nyine utashaka shana birenze wumve ko namereye wamaye akazi cyangwa wakoze cyane bimukumbuye bimwe byazanjye deni waje nkagutuma gatoya wanjye kamekeza no mucyiciro yaje kunsura ndaje uriya niwe mukwe wanjye se ese mama ariko nta kibazo usigaye ukundana n'imbobo uzi kuru nziza n'iwanjye nta n'iso mama wivuga gutyo ese urabona uriya ari imbobo
mana ndagendesha ariko mama waretse gukabya koko dore imisatsi yarakaraze nose nese imitsatsi twayiki nese uriya muntu ararya se mama uriya muntu uramuzi ni iki none simusanze yicaye ahangaha iwanjye ni umushyitsi wanjye ntabwo ari umushyitsi we ntabwo mwemeye mubone mabara ntabwo arimo none se mama urugenzo ngenze nabara ba munyarwanda ba gaki ba gasana none se ntabwo nazaba ndi mushyitsi hano umunyarwanda utwaye aho kugira ngo haze uriya wagira ngo ntabwo arya sha mama umunyarwanda urambabaje ndakubabaje kuko nkubujije kugendana n'imbobo zakaraze twagira ngo ni inyuza ni ishyamba riri mu kitwa ngo ndakubabaje genda bana yanjye we amaso yaraturumbutse wajyana n'ugaheruka no kurya ngo ndakubabaje hajya ahubwo ndayo Sisi. Boy. Ni sawa tunariri. Urugendo rwanjye rwagenze neza nagezeyo. Uko nsanze umuvandimwe adahari ariko nasanzeyo umukobwa we. Ameze neza baraho. Nasanzeyo umukobwa we umukobwa w'umuvandimwe wanjye. Ese wagiye kutari kuza ngo nganize? Ameze neza nta kibazo. Ariko nta kibazo turi kumwe. Aye simerutse ku cyumweru. Jeze kujyane. Kwa weste kumazi. Kumazi ntabwo twari twahagera shiri. Nzakujyana, I promise. Ndaje ngushye be. Mugane umukobwa wanjye. Bane nkari umukobwa wanjye. Sawa ndagaruka mu kanya. Kushuri se bimeze bite? Abana ntabwo bajya bagutesha umutwe bari kukuboringa cyangwa kugwarasinga. Ako byambabaje uburyo numva umuvandimwe wanjye tugomba gufatanya tukari kuvuza kandi umva bitazarenza nka miliyoni 5. Wishimye umukobwa wacu? Good. Andi makuru. Shasha. Ariko gushaka umukozi. Umukozi mwaramubonye. Mwiza. Nabonye umukozi utari nawe undi wa mbere wajyaga wica akazi. Ariko umuvandimwe wanjye ko yatinze ubundi bwo ambona amasaha yari kuncika buriya bimeze bite. Ariko ubundi ugiye ushobora kudutandukanya ko mperuka kera utazi kudutandukanya ukiri umupeti muto. Watumenye sawa dutandukanyiriza he kumubyibuho. Ariko kuva kera wahoze uri umuhanga. Wahoze uri umuhanga rwose siko yatinze ikona yatinze kandi kona amasaha yo kujya mu kazi yamfashe. Rero ngiye kujya mu kazi sibyo ugiye kujya mu nzu ufunge ijyane cyangwa se ugire ndibuze kumuhamagara nagira hano ku buryo ndi buguhamagare nkakubwira ukajya kumufungurira. Yego undi muntu wese uza ntumufungurire kirese n'iguhamagara. Ni umuvandimwe arahageze abari bwo by'uburyo.